umubuza amahoro, umubwire ngo kurandogera abana, kurateza ibyago n'amapfa mu rugo rwanjye. Ndagusabye wa mugabo we, mbabarira, kandi ntubimubwire gusa, ubifate n'umwanya uje gusenga Imana, kubera ko ibibazo dufite muri iki gihe bituruka ku kinyejana cyacu cya mbere cyakoze amanya tukisanga mu bukene. Niyo mpamvu abantu bari mu guhunga bakaja gutura mu nkambi bari bafite amasambu ya gazayera ntabakera, kubera imyaka ivamo bagize muri bo basaba itanga, bagize muri bo basaba ihereza imfura, bagize muri bo basaba kuza imyaka barayiharira bo nibo ubwabo barabirya. Bamaze kubirya Imana ishaka kubereka ko atarimo gusaba kuza imyaka bagahinga bagasarura birangiza irarumva imirima irarumba. Nicyo gituma abantu bari kugenda mu butaka ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite n'amafaranga ubitse ni ukuri, nimba mutayasangiye n'Imana azaje. Icyo udasangiye n'Imana uzakirindira wenyine, ariko icyo umusangiye n'Imana izakirinda, izagufasha kugenda. Abantu bameje nabi, haleluya. Aya magambo sinzi impamvu yayo, ni meza ye oya ntabwo yagoranye. Turashimira bene data bajanye ibikoresho byo gufasha abatishoboye. Turashima kubwa umukozi w'Imana Diane n'umutware wewe. Imana ibahe umukozi w'Imana kandi umutware wagukunze. Abahungu b'i Kigali baramandamanze umunyamerika bereka ko azi kureba neza abari mu muto w'Imana. Bazagenda bakaja kuzana abakobwa batazi Sunday school, batazi korasi, batazi Pentecost icyo bivuze, bataramenya uko amanikoza yandikwa n'uburyo asobanurwa, ukagenda gushika kwa kuzana mukanezerwa icyumweru kimwe wabwira ngo ni umugore nyuma y'icyumweru akakwereka ko waraguriwe wibeshe. Konseri ya Narume turayishyigikiye kandi tuzayitabira ku cyumweru. Ndababwira kandi ko n'umushyitsi tuzakomezanya kuwa gatanu no ku cyumweru. Numva afite ijambo ryiza ry'Imana, ni byiza ngo uyu muzakase tugiye gusenga Imana, kandi Imana irakora muri uyu mugoroba, irakora bitewe n'uko umutima wawe witeguye kwakira imbaraga zayo. Mubwirwa mbere, this is a special week. We are going to receive again what we've lost. Ibyo twatakaje tugiye kongera tubigaruke, icyizere twatakaje tugiye kongera tubigaruke. Ibintu byacu byaburijwemo byageze nabi, Imana irabigarura kuko niye baba. Imana yacu irakomeye, irakomeye, iramugeza ngo Imana irakomeye. Bari bamaranye amakimbirane y'imyaka 7 bakaja gutandukana. Umugore akavuga ati sasa sizatandukana nawe wa mugabo we ndavuga. Abakuru b'umudugudu baricara baravuga ngo tandukana n'uyu mugabo atazakumerera nabi. Aravuga ngo aho kubwira ngo tandukane n'uyu mugabo ukuntu nzemera. Imyaka 2 warangiza umugabo akora umushinga bwari watabahise, akora umushinga acukura muri jaride imbere y'inzu ahari hateye imboga, aracukura amarangi ngo afata agatabulete akamukubita mu mutwe. Umugore ntiyapfa ngo aramuniga, umugore babyaranye 2. Umugore akamubwira ati wa mugabo urangije ugicike wanditse mujije. Aramuniga ashira mu warangiza aragenda harya muri jaride yacukuye imboga, aramuhamba ashira hitana, arongera atera imboga, wabaye gutera imboga. Kuwa gatandatu ku cyumweru aja mu materaniro, ngo ave mu materaniro ahura n'abantu baramasa bose madamu ngo yagiye hasi, umadamu yagiye hasi. Undi ngo amubaza ati
avuga n'amagambo umugore yamubwiraga akamubwira ati wamba reka kunsigisha abana babiri reka kunsigisha abana. Isi iyo tubwira abantu ngo basenge ibintu byose birashoboka kuri wowe igihe cyose utegera Imana. Niba utegera Imana ngo dusenge ni twebwe Abanyarwanda Imana ihagurukije kugira ngo imiryango y'Abanyarwanda ibe amahoro. Ni twebwe Imana ihagurukije kugira ngo abantu bagire amahoro. Ni twebwe Imana ishaka kugira ngo ikoreshe muri iki kinyejana ibintu bihinduke. Ndagira ngo mbabwire ngo mukwiye gushyira imbaraga mu gusenga, mugasenga twese
gera pastor usenge umusenge ubwira Imana ngo ima akagira agahaka yirukana imbaraga zawe ibiyaga bigari utuyemo, ibiyaga bigari wavukiyemo, ibiyaga bigari uturiye, ibiyaga bigari ureramo, ibiyaga bigari uragiriyemo, ibiyaga bigari tugiye gutangara Imana ituriye kandi tuhagarare barasifu ni muri abasaza ibiganza tutangare icyapa Imana ikabashurira ikintu mugiye gukora buri muntu wese utarenze itegeko zawe icyapa Imana ikabashurira ikintu mugiye gukora imbaraga zifite uhagarara kwa kwizera w'amaraso
kandi bana hari twendera muhamagara abari afate motozi hashishu birongeza bw'Imana kutaba Imwe kwa
Mettola!
None nasce più serio di collegare. Ma un po' come è. Sabe a casa. La musulmana non deve non seguire. Questo è comizio. L'occasione. Io non mi fosse l'occasione.
Vamos
Show-me la carte.
umubyeyi wabyaye umwana urumva ijambo uvuga ryo agaciro k'umwana nimuvuge ngo amina barasifu nimba wicaye warushe nta kibazo nimba uhagaze nta kibazo ubwira amagambo watura ku bana bawe ubwira amagambo watura n'ijwi rirerire rya confidence wifitiye icyizere azananira amahanga yose uzamurwanya ntazamufasha icyo azakora cyose kizamubera cyiza imigisha yose azamurwanya ntazamufasha ikimuri imbere cyose kizafata ikimuri imbere cyose kizafata ikimuri cyose kizafata yewe baturabize nimuvuge ngo amina nikiriza haleluya yamuhagaze imbere kandi abatazi kuvuza kandi muri batazi kuvugirizo urakoma amashyi cyangwa akoma amashyi wamuvuze arimo muvuge ngo amina n'izina ryawe urebe munsi nimba handitse ngo style urangiza Mitima
uw'imbaraga